nanjye ndashimira akarere ka Rubavu ndetse n'akanyabihu bafatanyije mu bikorwa byiza byo guhuza inzibutso no kubungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi no kuba uyu munsi by'umwihariko twahuye kugira ngo dutaramire, dusezere, duherekeze, twibuke ababyeyi bacu, abavandimwe, inshuti, abana, abuzukuru. Procedure gukomeza imibiri mutarabona ni hose mu Rwanda, n'ubundi biragoye kugira ngo abajenosideri n'ubugome bakoranye babarangiraho imibiri iri, ntibikabatera agahinda, ntibikabatere guhungabana, ntibikabatere gucika intege, kuko bo nicyo bifuza. Mukomere rero no kubinginga muzanabireke, mujye gusa mukomera, mwishakemo imbaraga. Imibiri nizajya iboneka tuzajya tuyiherekeza, tubashyingure, ariko rwose agahinda ntikabice. Mu kiganiro icyo kiba kigamije cya mbere ni ukwigisha, ni ugusobanura, kuko Jenoside ni umugambi ushyirwa mu bikorwa kandi utegurwa na leta, ni umugambi unyuza muri politike, ni gahunda. Ni ngombwa rero yuko abantu babisobanukirwa. Imwe rero mu mpamvu zikomeye zatumye Jenoside yakorewe Abatutsi ishoboka ni ukubura ubuyobozi buhuza Abanyarwanda, ahubwo tukaba twaragize ubuyobozi bubi bwari bushingiye ku irondabwoko. Yaba leta ya Kayibanda na Parmehutu ye, yaba Habyarimana na MRND ye, bose baranzwe n'irondabwoko mu mikorere yabo. Irondabwoko ryimika rishyira imbere gukorera gusa inyungu z'Abahutu, hanyuma bakanashyira imbere bikajyana na politike yo gutsemba Abatutsi. Jenoside ntiyari gushoboka iyo haza kuba hatarabayeho politike yo kwigisha urwango byakozwe n'ubutegetsi bwa Hutu na MRND. Bigogoye murabizi kundusha, ariko reka dushake ibimenyetso noneho y'abayindiriye itegurwa rya Jenoside binyuze mu gisirikare cyatozaga abazakora Jenoside bigishwa uburyo bwihuse bwo kwica. Mu Bigogwe bari bafite ko ukwigisha kwica gukoresha akagozi bitaga kurudorete. Abasirikare barabizi, babibigishaga kugira ngo ako kagozi kajye kica vuba mu ijosi. Ako kagozi ka kurudorete rero Bigogwe niho umutwe wihariye special bitaga turi hose watorezwaga. Narahakoreye kenshi hano mu Bigogwe, turi mu kazi ko kureba uruhare rw'Abafaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Duhura n'abasirikare babatozaga, barimo uwitwa Jean Paul Nturanye, nabo bambwiye ko yapfuye. Bagiye bayitwereka bidusobanurira uburyo batozaga abo bajenosideri baje kubarimbura nyuma. Ariko nababwiraga ko ibyo byose byaturutse muri politike ya Parmehutu. Ndayibahaho ingero nkeya. Leta yimika ko ikorera ubwoko gusa bw'Abahutu, niho byapfiriye, niho habereye ikibazo kinini cyane. Duhereye muri 1959 ku itariki 13 z'ukwa 9, mwumve ni kera cyane, tariki 13 z'ukwa 9 1959. Sinzi niba hano abariho si benshi, ariko barahari. Icyo gihe Kayibanda yari ataraba perezida, ariko yari perezida wa Parmehutu mu ishyaka. Yandikiye umuryango w'abibumbye abamenyesha yuko Abahutu n'Abatutsi badakwiye guturana mu Rwanda. Abyandika atya ati: twebwe Abahutu bo mu Rwanda tugize 85% by'abaturage bose. Turatinya umwuka mubi niba Loni itemeye ko igihugu kigabanywamo kabiri, igice cy'Abatutsi n'igice cy'Abahutu, nk'uko bimeze mu Bubiligi hagati y'Abawaro n'Abafurama. Uvuze umuntu uzaba perezida w'igihugu arasaba umuryango w'abibumbye yuko Abahutu n'Abatutsi batandukanywa. Gutandukanya rero abantu, buriya Jenoside bayatangiye, ikiba gisigaye no kubica, kuko Jenoside yose nababwitangirira mu mugambi, kandi umugambi niyo gahunda yo kwerekana ko abantu basangiye igihugu ntacyo bahuriyeho. Kayibanda rero yaje kugera ku butegetsi, Ababiligi babimushyizeho, ariko ahagera
agamije icyo ngicyo ko abahutu n'abatutsi batagomba kubana. Mwumva jenoside irimo rwose muri iyo politiki. Nta disikuru n'imwe, nta jambo na rimwe yagezaga ku baturage amaze kubera perezida ngo areke kwikoma abatutsi n'imwe, no mu minsi mikuru yose. Reka mbahe ingero ebyiri. Ku isabukuru ya mbere y'ubwigenge, muzi ko u Rwanda rwabonye ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962, ubwo ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1963 bizihiza isabukuru y'umwaka u Rwanda rumaze rwigenga. Dore uko Kayibanda yashoje ijambo rye. Ati ndarangiza mbwira igice cy'abana b'u Rwanda bitwa abatutsi. Igice vuga ko abanyarwanda abatutsi ntabafata nk'abanyarwanda buzuye, arabafata nk'igice cy'abanyarwanda. Ati ubutegetsi bw'abatutsi Karinga, ubwiru, ubwami byarashize ruhenu. Ruhenu ni ukuvuga burundu. Mwese nimuhumuke mu byumve mu byemere, mwoye gukomeza kurema agatsiko k'uburyarya n'ubwibeshye n'ubwirasi budafite aho rushingiye. Ubwoko gatutsi ntibwanditsemo ubutegetsi no gutungwa n'imitsi y'abandi. Murumva Kayibanda ararangiza yikoma abatutsi ati ubwoko gatutsi ntibwanditsemo ubutegetsi. Ni kubera iki umututsi adashobora gutegeka? Niba bishoboye, niba bifitiye ububasha, niba bifite ubumenyi, kubera iki? Ati nimuhumuke mu byumve mu byakire ko mutazigera mubona ubutegetsi, yewe n'imyanya ishimishije mu mirimo ntayo muzabona. We ni umukuru w'igihugu uri kubwira abaturage. We no kuvuga ngo n'impinja ziriho zivuka n'utwana turiho dukura tw'abatutsi ntacyo tugomba kwizera muri icyo gihugu cya leta ya Parimehutu. Turi 64 na gatatu nako. Noneho 64 ku munsi bitagwa demokarasi. Ubundi demokarasi ni ubutegetsi butangwa n'abaturage, bukagengwa n'abaturage, noneho n'ababushyizweho bagakorera abaturage. Ariko dore ku isabukuru ya gatatu ya demokarasi yabaye ku itariki 28 z'ukwa mbere 1964, uko Kayibanda nanone abwira abatutsi ati bana b'abatutsi tugerageze twibaze nubwo bidashoboka, muramutse mushoboye kwigarurira Kigali, ese muribaza akaga mwaba muteye kababaho by'umwihariko kuko mwakwicwa mu ba mbere. Sinirwe mbishimangira, murabyiyizi ubwanyu, nubwo mwirirwa mukora nk'abiyahuzi mu byibwe ubwanyu, izaba amwumve neza, izaba imperuka yanyu ndetse yihuse y'ubwoko bw'abatutsi. Iyo mperuka yaba yihuse cyangwa iyo uruyengeyenge yagombye gutera bamwe muri mwe mu gifite umutima gutekereza. Nuko Kayibanda arabwira abatutsi ko bazakorerwa imperuka. Imperuka ishobora kuba mu buryo bubiri, bakabica mu buryo bwihuse cyangwa se bakabica buhoro buhoro. Uruyengeyenge ni ukwica buhoro buhoro. Nuko turi 64, haracyasigaye imyaka 20 kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ibe. Ariko murumva intandaro yayo iri mu butegetsi, iri muri politiki, iri mu myumvire y'umukuru w'igihugu Perezida Kayibanda. Urugero rwa nyuma kwibibye kuko nabaha byinshi cyane, ageze ijambo ku bakozi ku munsi w'abakozi ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 1967, Kayibanda yashoje nanone muri aya magambo ati aho Gahuta ari hose akaba atarajijuka, birambabaza nkamufasha uko nshoboye kose. Ntabwo Kayibanda babajwe no kuzamura abanyarwanda, aravuga ati ntabwo babajwe no kwigisha kujijura abanyarwanda, ati Gahuta wari hose akaba atarajijuka, birambabaje nzamufasha uko nshoboye kose. Uwo ni umukuru w'igihugu uri babwira abanyarwanda, uri babwira abaturage bose. Mutekereze rero abahutu babwirwa imvugo nk'iyi n'umukuru w'igihugu. President bavuga ko babahagurutsaga, ibyo ni mu gihugu hose, abana mwigana bakabatoteza. Umukuru w'igihugu ni uriho batoteza, ni uriho baha ubutumwa. Abo bana se bazakora ikindi kiye? Ababyeyi bazakora bate? Bazarera bakurikije ibyo uyu mukuru w'igihugu ariho ababwira. Naha byavuye, nimpamvu nabwiye ko ikiganiro nk'iki tubaha kiba kigamije kwigisha amateka, ariko amateka tukavanamo amasomo. Ntitugomba guhama mu myumvire
y'abantu nka Kayibanda babonaga bagufi cyane. Kayibanda rero twagize ibyago yayoboye ko yategetse igihugu imyaka 11 si mike, ariko aho agereye ku butegetsi mwumvise uko yagiye bitegeka. Noneho rero yaremereje cyane politike yo gucira abatutsi mu mahanga. Iyo n'indi ngingo, hari ukubatotereza mu gihugu imbere, ariko hari no kubaheza mu buhunzi. Noneho agashyiraho amategeko y'uko batagomba kuzongera kugaruka mu Rwanda. Yashyizeho amategeko, itegeko rya mbere ku itariki 26 z'ukwa kabiri 1966 rivuga yuko imitungo y'impunzi zaba ziri mu Rwanda imbere, zaba n'iziri mu mahanga. Ubwo ndavuga iziri mu Rwanda imbere kuko hari abatutsi bari baravanywe mu byabo, hari mu karere ka Gakenke, Burera, babakuyeyo babajyana mu Bugesera, Butare, Gikongoro, Gitarama, niko byagenze. Icyo gihe hashyizwe amategeko ko abo bantu batagomba kuzasubiraho bavuye, ndetse ko